twongeye kubasuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho indi nkuru y'uko abantu bitwaza icyo bari cyo bagahungabanya abandi. Nk'uko mu buzima bibaho ko dutandukanye mu bushobozi, aho ibihugu bitinya ibindi, ndetse ku isi hariho ibyishyize hamwe bikora groupe nka G8 kuko bikomeye birubahwa cyane. Saho gusa byarangiriye kuko ubu n'abantu bakomeye barubahwa kubera uko bari ndetse bakitwaza ubushobozi bafite. Ariko niyo uri umukozi wabo nabo bitwaza ubushobozi bafite bakumva barubahwa. Niyo mpamvu abashumba nabo bitwaje icyo bari cyo kubera basebuja babo bakomeye bakazaza baragira imyaka y'abaturage. Noneho abaturage bavuga bakabakangisha ko baragira inka z'abantu bakomeye. Noneho akabaye muri ino minsi ho karatangaje cyane, aho mu karere ka Musanze abashumba bonesheje imyaka nyuma bagakubita abaturage bababuzaga konesha imyaka yabo, aho abaturage nabo bitabaje inzego z'umutekano harimo daso, nabo bagakubitwa bagaterwa n'amabuye cyane menshi cyane. Urabyumva nawe ko ibi bintu bikabije. Ariko kuri ubu zimwe muri izo nka zagiye ku murenge, aho ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru bwitabaje polisi na RIB kugenza kino cyaha bakareba icyabiteye ndetse n'ababyihisha inyuma. Nk'uko mubyumva umuyobozi arimo kubivuga. Ababikoze mbere bajyaga babaca amafaranga bagahanwa bakariha ibyangijwe, ariko twasabye RIB dusaba na polisi ko babikoze bafatwa bagahanwa mu rwego rw'urugomo ko gukubita umuntu kanakomeretsa n'icyaha. Twasabye RIB na polisi kugira ngo bakanire bakwiriye babahane by'intangarugero. Ikindi tugomba gukora natwe n'inzego z'ubuyobozi ni ugushaka ba nyiri izo nka, nubwo bavuga ngo abantu babonesheje barisha amafaranga y'ubwone, ntabwo bigomba kurangirira aho ngaho. Ubundi umuntu agomba kuragira inka mu rugo iwe mu kiraro akayishakira ubwatsi, yaba afite urwuri rugaragara ruzwi akazijyana mu rwuri, nabyo bikaba bizwi. Ariko nta muturage wemerewe kujya kuragira imyaka y'abaturage, naho urwo rugomo rugomba gucika kandi turizeza abaturage ko rugiye gucika burundu. Uyu muyobozi kandi yasobanuye ko inama y'umutekano yaguye intara yateranye mu bihe bishize yemeje ko barimo gukurikiranwa izo nka zitirirwa abantu bakomeye, hakamenyekana abaribo nabyo bigahabwa umurongo. Uwimana Emmanuel, Radio Rwanda, mu karere ka Musanze. Dukomereze muri gahunda